ariko ugakora wakarangije se gute gusa kora kubyo kumwica buriya wamwishe akazi kawe nakarangije akundi urishoboye akazi ngo ntaguze ibyo uri Mukuru se murumuna wanjye abana baraho naho mbese mama byari bya resitora ndende iteye ubwoba urabona ko mubwira ko telefone mbwira ko mushaka ko tuganira ndenze pe reka nta makuru Teresa mubwira uramubariza hano kandi ari umugore wawe nagira ngo uri muri jijisha Teri yaragiye ukwezi kumwe urashize tutabana ukwezi kose kurashize mutabana kaba nabizi se dore Teri yageze atyazana umuntu mu rugo ngo umukobwa atoraguye araza agezeyo akajya birirwa babunga nanjye nkajya mfata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo urumva sinzi ukuntu yasanze ndi umukobwa amwe ngo nimumenera akantu ke kari ahangaha ahita mwa ndagufashe unciye inyuma ahita akurura ivarisi mu ntoki asigira abana babiri ukwezi kurashize nazi ngo Teri abaye mbese ngo wowe ukwezi kose kurashira utazi amakuru y'ahantu umugore wawe utanabimenyesheje umusibe ejo yaje kundeba twakagahita atya nje kuri abana banjye yambaye imyenda igeza iteye isoni naje yenda kuri mukuru we nzi ko nta bandi babyeyi afite yenda ngo ushyireho akantu muhamagare muganirize kuko njye byarandenze Teri ngo yambaye ubusa bicyambaye nyine gusa Teri yabikora arabikoze ariko mubashe kumenya wamenaga ngo gake ngo uko nabikubwiye niko biri nta kindi nkunduye hari ikibyihishe inyuma keretse muri kumwe mwese mukambwira ibyanyu natari hanze ngo nawe mama hasi abana dore igihe cy'itangira cyatangiye sibyo bashaka kumusha kunzi ko zabyifasha mu n'uwo mukobwa yasize mu rugo kasikirirwa ahunga akamara gatatu atarabara mu rugo ndaza kugeza mu rugo kugira icyo mfasha ukumva ibyanyu bindenze biteye ubwoba ahubwo ariko ubwo harimo ikibazo cy'abana ibi bintu dukwiye kubikurikirana tukamenya ahantu Teri ari tukamushaka wenda cyangwa se abantu ukaba ubazanye hano nk'abagufasha kuko uri kumva utazabyishoboza pe oya nibyo mama ega nawe mubyeyi yasigaranye ugomba kubikurikirana rwose cyari kinzanye rero kugira ngo umenyeshe ko tutari kumwe kwezi gushize ntazi yari nanagira n'ikibazo tuzagira ngo ari mu rugo kwa Korodoniye umenye ngo ibibazo biteye gutya byanjye ndumva bindenze ariko si ku kwezi kose uko utaje kubimbwira araguhamagaraga ntumfate nase nazo kagafone kanjye karapfuye kakari nawe uzimfite te n'umugira neza wampaye agatelefone arambwira ati akiri ujye ukora wishyura Johnny ubwo mu gihe ushaka kujya kubandikisha ngo bige uzagera ugasura rwose amaganira nyina wabo aho uzabanzanira bagome hano bajye biga bataha hano reka kwirukanka rero ariko ukomeze ukurikirana amakuru ya Teri ndumva nshaka kuyamenya sawa
Afrika maze yaririmbanye na Rafiki nyuma ashyira yitwa nta birenze kuramira ubu afite akubwira ko ari gusa iri ku bicaro bacika agaragaye n'isaha saa moya niba bumve saa moya n'isaha saa hanyuma aza kuririmba indi ndirimbo yise Mafi na niyo isaha ikunzwe n'abantu benshi hanyuma rero izo ndirimbo nazo ziri gukomeza zivugwa cyane kandi nanone abantu bategereje ko saa yine nako zuzuye hari hategereje indirimbo rero avuga n'ubundi nshyashya rero ari ubu ngubu ushobora kuba ari mu mwaka ese na televiziyo ni ikibazo uyu mwaka ubwengo zinyari cyane bambaze undi buri hano wireba hano ureba televiziyo gusa amasaha yose nta n'isoni ufite usoni ubwonko amaherezo si ubu basi nta n'ubwo ujya ubona ko twanakinnye dukwiye gushaka amafaranga twese turi kumwe none se mu gihe ntarabona akazi none se uzicara ukakwizanira wajya ugabanya wabwirwa n'iki ubu ngubu ibintu byaroroshye ni ugukoresha imeri sawa imeri ngaho ikoresha ariko si umushi uba utahanye uri n'ibicyo wariba wagiye n'iki mba urakugize mugabo mwiza kundi nta n'isoni uba ufite zo kumva icyo kibazo ubona muri ino Kigali umuntu ari ukwirwa gutyo gusa yicaye areba televiziyo gusa mbaze ngo aho mba niriwe ngo baba bampaye iki ba nyine se baba bampaye iki erega ubu ngubu akazi umuntu akabona akoresheje ikoranabuhanga ukanagasaba ukoresheje ikoranabuhanga uba rero mba nicaye aha ngaha ntabwo bisobanuye ko mba ntarimo gushaka akazi yenge kunzanira akamaro yambara ingabanya y'amagambo ikoranabuhanga sheri nawe se akazi kagenze neza ibibazo ubu mbaze n'ibiki ese kuba mubaje hanze akazi kagenze neza nta ntukabaze gusa umuntu aba yiruhiye nzajya mva mu kazi niriwe muri stress ningira n'ahangaha nawe unyakira izindi stress zawe si ubwonko maherezo stress n'umutemizi ese abantu iyo babana mu rugo ntabwo bakwiriye kuganira sawa kagenze neza ko ntongere kumbaza ikindi kibazo mana yanjye niki ntakoze ko ese niki nkwiriye gukora niwe wenyine ukwiriye kuntabara ese niki nkwiriye kugukorera kugira ngo basubeho wishime kwivugishwa ngo waragowe umwana ukunyarira mu mugongo waragowe se wirirwa umese ibyahe by'abana wagowe akwakirika no gukabya ibyo bigiye binanira n'umujinya se y'umubiri naragowe nge babura we babura biki wagowe iki ntumese nta byahe hano by'abana wirirwa umesa nta mwana ukunyarira mu mugongo akiza ukaziriza ku kibabura naragowe wagowe iki none se ni Imana itanga abana twasezeranye kubana mu byiza no mu bibi ese kurambiwe hakiri kare wakihanganya ko Imana isatwe Imana ikaduha abana tukagera aho tukanabarambira byose n'amakosa yawe ariko kugushira isoni bikabaha abana bangahe utegereje kubyara bangahe cyangwa ujya wireba nyine ukabona uri ikizungereza ukibagirwa ko n'imyaka yagusize ku Mana byose birashoboka nta kimana itagukorera none kwitaduha nta Imana itagukura kwitaduha umwana nyine nanjye ntegereje imbabazi zayo imbabazi zayo se zitera inda ariko nsigaye numva nawe hari icyo wumva ko tutabyara noneho woroze n'ikindi zarahinduye imirishyo noneho kuva uyu munsi ngiye kujya ndara mu cyumba cy'abashyitsi kuva uyu munsi n'ubundi ntacyo bimaze gukorwa no wuzuza imisarani gusa nta kindi aramuriye ngo mu cyumba cy'abashyitsi ariko ko wagira ngo kuba tutabyara nawe bifitemo uruhare ntange umunsi ngomba kugushira amakenga tu hari icyo waba ubizi
naho iby'imyaka byo ndabizi ko nshaje ariko kumara nta kidashoboka na Sara yabyaye yujuje imyaka 90 ubundi wamfatiranye nirangiriza segonderi nakabaye ndi umwana urimo urakorera amafaranga niryoheye nimereye neza urankunda nanjye nziga kugukunda byibuze uza kuba mfitiye akana nakiza kugukunda kandi nkagukunda n'umutima wanjye wose ariko se akana kari gukorerwa hano gusuma uko gusa niko navuga nta kintu hano mari amafaranga washatse dufite yose yarayoyotse mvunika njyenyine koze da uri mukuru n'undi ntari muri so wajya gukora nguvunikire indere ebyiri hano niya garase umukozi nta kintu na kimwe kimarira uri umugore wanjye ariko ntubyara urumva uri umugore wanjye utagize ikindi kintu amariye none nibyo nabwiye byo kujya kurara mu kindi cyumba ngo ntabwo byumva wari wicariye amatwi ngo usubiremo neza ngiye kurara mu cyumba cy'abashyitsi mukumva ko n'ubundi kurara nawe nta kintu urimo uranisha umutwe ariko bivuga ko ntigeze gufata ku ngufu ubuki waracutse ufata ku ngufu se wagombaga ko wafata kabiri se ariko mbana yagiye iki nakora